Ikaze. Nitwa Kamanzi Axel, ndi umunyamakuru bimazemo hafi imyaka 20 hano kuri YouTube. Niyemeje kuba umufasha myumvire wawe kugira ngo tunoze urugendo rugana mu buzima buzira umuze. Twamaze kubona yuko kwisobanukirwa ari inkingi y'ingenzi yo kuganisha ku buzima buzira umuze, kuko iyo utazi ukuriwe cyangwa se ukuteye byagorana kugira ngo bashe kugera kuri ubwo buzima buzira umuze. Mu biganiro byacu byatambutse twabonye yuko kwisobanukirwa ari ingenzi kugira ngo bigufashe gufata ingamba ziganisha ku buzima buzira umuze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro ko gusobanukirwa ndetse no kumenya ukwezi kwawe nk'umugore mu kwiteza imbere ndetse no mu kubungabunga amagara. Ntucikwe. Nkuko tubizi, ukwezi k'umugore kugizwe na faze enye. Faze ya mbere ni igihe umugore ari mu mihango. Faze ya kabiri ni icyumweru gikurikira imihango cyangwa se faze folliculaire. Faze ya gatatu ni faze ovulatoire cyangwa se igihe cy'uburumbuke. Faze ya kane ni faze luteale, ni kuvuga icyumweru kibanziriza imihango. Hanyuma faze ya nyuma birumvikana ni imihango y'ukwezi gukurikiyeho. Konko mubizi, ukwezi k'umugore ni iminsi iri hagati y'umunsi wa mbere abonye y'imihango y'uku kwezi n'umunsi wa mbere azabonaho imihango y'ukwezi gukurikiyeho. Akenshi usanga abagore benshi bafite iminsi hagati ya 24 na 35, ishobora kujya munsi cyangwa se ikajya hejuru. Niyo mpamvu hakorwa moyenne ikaba iminsi 28, akaba ariyo dushingiraho mu mibare yose dukora ijyanye n'ukwezi k'umugore. Kuba rero waba udafite iminsi 28 ntago bivuze ko ufite ikibazo, ahubwo ikibazo niyo iyo minsi igenda ihindagurika. Niyo mpamvu batugira inama yo kumonitoringa cyangwa se gukurikirana ukwezi kwawe nk'umugore kugira ngo umenye ni iminsi ngaho ukwezi kwawe kumara. Biba byiza ufashe nk'igihe cy'amezi 3 yukurikiranye ubikurikirana. Aya makuru ni ingenzi kuko niyo ugize ikibazo birakorohera kubimenya iyo iminsi yahindaguritse, ubwo haba habaye n'ihindagurika mu mubiri wawe. Icyo gihe byanakorohera no kugana muganga akagufasha niba hari ikibazo ufite hakiri kare. Uyu munsi icyo ngamije ni ukugira ngo nkwereke yuko uko izo phase ari enye ari nako umubiri wacu uba uri muri eta enye zitandukanye, uba uri mu buryo bune butandukanye. Kubimenya rero bizagufasha gufata gahunda zituma ugera ku musaruro. Ikindi bizakurinda kumva wicira urubanza utekereza kuri umunebwe bitewe na phase ahigeze, kuko ndibuze kubikubwira hari imisemburo igabanuka igatuma umuntu yumva nta mbaraga nyinshi afite. Twagiye. Phase ya mbere ni igihe umuntu ari mu mihango. Iki gihe gishobora guhinduka hagati y'iminsi 3 n'7 bitewe n'umugore, ishaka kujya munsi cyangwa hejuru, ariko ni muri rusange. Muri iki gihe imisemburo yose iba yagiye hasi. Icyo gihe umuntu aba yumva asa nk'ucitse intege, aba yumva adashaka gukora ibintu byinshi, ariko hari n'abandi bidahinduka, ariko muri rusange niko umuntu aba yumva ameze. Abahanga rero batugira inama ko atari igihe cyiza cyo gukora ibintu biri stressant. Igihe ufite amahitamo, ntabwo ari igihe cyo gupanga gahunda ziri stressant, gahunda zisaba nyine ko uba uri tayari. Ntabwo ari igihe cyiza cyo kubipanga, ahubwo ni igihe cyo gutuza no gusoza ibyo wari watangiye no gufata umwanya wo kwitekerezaho kugira ngo ibintu bikomeze bijye ku murongo. Ku bijyanye n'imirire, batugira inama yo kurya ibyo kurya bikungahaye kuri fer nk'imboga rwatsi ndetse n'imbuto, tutibagiwe no kunywa cyane kubera yuko umubiri uba urimo gutakaza, birumvikana. Ikindi ku bijyanye na siporo, turabizi yuko umuntu akwiye kuba anyeganyega kugira ngo agire ubuzima buzira umuze. Igihe uri mu mihango tugirwa inama yo gukora siporo zoroheje nka yoga cyangwa se marche, ariko hari n'ababumva bafite imbaraga bashobora gukora izindi siporo, ariko batugira inama yo kwirinda cyane cyane amacardio za aerobic n'ibindi. Ahubwo wenda niba ufite imbaraga ukaba wakora musculation cyangwa ibindi, ariko bidatuma umutima utera cyane cyangwa amaraso atembere cyane. Ikindi ni uko muri iki gihe aba ari igihe cyiza cyo gutuza cyangwa se kutajya ahantu n'abantu benshi igihe ufite amahitamo, kuko niko umubiri wawe urimo kwiyumva. Umubiri wawe urimo kwiyumva nk'urimo kwisukura, urimo no kwitegura ibihe biri imbere. Nawe rero mu mikorere yawe cyangwa se mu migirire yawe byaba byiza muri gahunda upanga gahunda zijyanye n'izo zo kwisukura, yaba ari kwisukura mu ntekerezo no gutegura gahunda ziri imbere.
Faze ya kabiri ni faze folliculaire. Ahangaha imisemburo iba yongeye kuzamuka igatuma wumva ufite imbaraga, noneho uri wowe wanyawe, ufite courage, ushobora gutangira imishinga runaka, ufite imbaraga mu kazi, ibintu byose ushaka kubishyira ku murongo. Ni nawo mwanya rwose umuntu aba afite kugira ngo akore akazi ke nk'uko bikwiye. Ni igihe cyiza rero cyo gutangira imishinga mishyashya, cyo gushyira imbaraga cyane mu kazi, cyo gutanga umusaruro, kuko n'umubiri wawe uba urimo kubaka ibintu bishyashya, urimo gutegura igi bizaza kugira ngo rigufashe kuzavamo umwana mu gihe habayeho gusama. Nawe rero mu buzima bwawe ni ugukora gahunda nyine zijyanye n'imyiteguro yo gutanga ubuzima, yaba gutanga ubuzima bw'akazi, yaba ari gutanga nyine imisaruro myinshi. Ni igihe cyiza cyo gutangira imishinga no gukorana n'imbaraga nyinshi zishoboka. Hanyuma mu bijyanye n'ibyo kurya, ubishoboye ibintu birimo isukari wabigabanya, n'amafekiro ukayagabanya, ko ntabwo umubiri wawe ubikeneye mu by'ukuri. Ni igihe cyiza niba uri umuntu ushaka gukora nk'aka diet, ni igihe cyiza cyo gukatinga carb cyangwa se gufata low carb diet, kuko umubiri wawe wabigufashamo. Ntabwo waguca intege, ntabwo wagukururira muri cravings. Wabyaza umusaruro rero icyo gihe. Hanyuma ikindi kubijyanye na siporo, anga ushaka gukora siporo zose ushaka uko ubyumva, byaba byiza za zindi zose zigusaba imbaraga nyinshi wari wararetse uzikoze muri iki gihe, kugira ngo nyine ubyaza icyo gihe umusaruro, ubone n'inyungu ziva muri izo siporo. Ikindi ku bijyanye n'ibyo kurya, nari maze kukubwira yuko ukora low carb, ariko ugomba gufata ibintu birimo imyunyungugu ndetse n'amavitamine. Ahangaha birumvikana n'imboga n'imbuto, kugira ngo umubiri wawe ufashe muri icyo gihe urimo wubake n'ibindi bishobora kuba byarangiritse cyangwa se byarashaje, kugira ngo wisazure. Faze ikurikiyeho ni faze ovulatoire cyangwa se igihe cy'uburumbuke. Iki gihe kimara igihe gito mu by'ukuri, kuko ni iminsi nk'ibiri ozarantura, aho umuntu atekereza ko ashobora kugira ovulation. Murabizi ko imara amasaha, ariko ntabwo umuntu abazi nyirizina ngo ni ryari. Iki gihe ubu n'ubundi ufite imbaraga nk'izo wari ufite muri faze folliculaire, ariko noneho hiyongeraho akarusho kuri confidence yawe iba boosted. Wumva ufite confidence yisumbuyeho, ukumva ufite n'ubushake bwo guhura n'abandi cyane, kuganira, gusabana. Iki gihe igihe ari wowe wipangira gahunda zawe, cyaba ari igihe cyiza cyo gushyiraho inama ushaka guhuramo n'abantu benshi wenda ushaka gusobanura umushinga cyangwa se ibintu runaka. Cyaba ari igihe cyiza cyo gutanga ama interview usobanura ibintu runaka bitandukanye. Cyaba ari igihe cyiza cyo gupicinga umushinga wawe, kubera yuko waba ufite, bitewe n'uburyo imisemburo yawe imeze muri icyo gihe, uba wumva ufite confidence yo kuvugira imbere y'abantu, yo gusobanura ibintu byawe. Ubwo rero mu gihe cya ovulation ni igihe cyiza cyane cyo gusobanura, cyo gukoresha inama no gukonvinka abantu. Ariko ntabwo twakwirengagiza ko abantu bagera mu gihe cya ovulation bakagira ububabare, ariko ntabwo ari benshi. Faze ya nyuma isoza ukwezi k'umugore ni faze lutéale. Iyi ngiyi bitewe n'imibare cyangwa se n'iminsi igize ukwezi kwawe ishobora guhindura igihe. Niyo mpamvu batugira inama yo kubara iminsi 7 ibanziriza imihango. Icyumweru kibanziriza imihango nibwo bugeze muri faze lutéale. Ahangaha umubiri uba urimo kuvurapinga up, ariko navuga uri gukora umwanzuro w'uko kwezi, uri gusoza ibitararangiye, uri kwitegura indi cycle nshyashya niba hatarabayeho gusama. Iki gihe nawe mu buzima bwawe byaba byiza mu gupanga gahunda zawe, upanze gahunda ziri bugufashe kugira ngo ubashe kwegeranya ibyo wakoze, ubashe kunoza ibitaranoze neza, uganishe ku mwanzuro, amaraporo n'ibindi, kuko mu by'ukuri ugeze ku musozo w'ukwezi. Ntabwo ari igihe cyo gutangira bishyashya, ni igihe cyo kuganisha ku mwanzuro. Ibi ngibi n'ubizirikana bizatuma urushaho gutanga umusaruro. Ku bijyanye na siporo rero, kubera yuko imisemburo iba yagabanutse, batugira inama yo gukora za siporo zoroheje, marche, yoga n'izindi nk'izo ngizo, kugira ngo ubashe kugendana neza n'uburyo umubiri wawe urimo kwiyumva. Ku bijyanye na diet, ahangaha nibwo none ushobora gufata ibinyesukari, ko umubiri wawe urabikeneye. Ahangaha niyo ubyirengagije, rimwe na rimwe umubiri urabikwibutsa binyuze muri cravings, ukumushaka amandazi, ukumushaka chips, ibintu nyine bituma urya ibintu bituma umubiri ubona carb, kuko uba ukeneye carb mu by'ukuri. Byaba byiza rero ubimenye mbere, none ugahitamo carb nziza, cyane cyane izo twita ngo zuzuye, ibyo kurya bitaciye mu nganda birumvikana, ariko wibanze nko kubijumba ndetse n'imineke byaba ari sawa. Ariko kandi ukazirikana no gufata n'imboga n'imbuto, kugira ngo ukomeze ubone za vitamine n'imyunyungugu. Iyi faze ni faze nziza yo kwitekerezaho no gufata umwanya wo guceceka, ukareba neza uko ibintu byagenze. Ntabwo ari igihe cyo kujya
mu bintu biri stressant cyane nkuko nari maze kubivuga, ahubwo ni igihe cyawe cyo kwicara ukisuzuma. Tumaze kuganira ibi byose, icyo twakuramo muri make ni uko nk'umugore ukwiye kumenya ukwezi kwawe, ukamenya ngo kumara iminsi ingahe, kugira ngo umenye phase ugezemo bigufashe gukora ya gahunda yagena migambi yawe ushingiye kuri phase yawe. Kuko nubwo wenda twarezwe twigishijwe ko nyine umuntu abaho iminsi yose ihora isa, niba ariko navuga, ntabwo ariko bimeze ku bagore, kuko bitewe na phase ugezemo nabikubwiye, imisemburo yawe igenda izamuka imanuka ikagutera ikintu runaka bitewe n'icyo umubiri ushaka. Murabizi yuko umubiri ari uruganda rufite ubwenge buhambaye. Ubwo rero usobanukirwa neza aho imisemburo yawe igeze, aho phase yawe igeze, bizagufasha gutanga umusaruro, bizakurinda stress, bizakurinda kwicira urubanza ngutekereze wenda kuri umunebwe, kandi ahubwo ari uko warugeze muri phase aho umubiri udashaka gukoresha ingufu cyane. Ibi kandi nabivuze tugitangira, bizagufasha kumenya ibijyanye n'amagara yawe, kuko iyo habaye impinduka ku kwezi kwawe nk'umugore, iyo utasamye cyangwa ukaba uri mu gihe cyo gucura, biba ari ikimenyetso cy'indwara ishobora kuba inakomeye iri mu mubiri wawe. Iyo ubibonye rero bigufasha kubona amakuru, ugenda ukabwira muganga ukamubwira uti nyamara ukwezi kwanjye kwabaza ari iminsi iyi, ariko amezi biratambutse habonetsemo impindukizi. None akagufasha kumenya ni ikihe kibazo kiri mu mubiri wawe, kigakosoka hakiri kare kitari cyaguteza ibibazo. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Niba wabanye natwe ugakunda ibyo twaganiriye, wakanda like. Niba hari icyo wifuza ko tunoza mu biganiro cyangwa se icyo wifuza ko twazaganira mu biganiro bitaha, watwandikira muri comment. Sangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye ibyo tuganira hano, kugira ngo amakuru agere kuri benshi bashoboka. Niba wadukurikiye utarakanda subscribe, ndagusabye kanda subscribe. Murakoze cyane.